Ndagusuhuje neza amatwi muri aka kanya urasuzwa na Padiri Janvier. Ngiye kukugezaho abatagatifu duhimbaza tariki ya 19 z'ukwezi kwa cyenda buri mwaka. Tariki ya 19 z'ukwezi kwa cyenda duhimbaza abatagatifu Janvier, umwepiskopi wahoye Imana mu kinyejana cya 4 mu gihugu cy'Ubutaliyani. Duhimbaza mutagatifu Marie Emilie wa Roda washinze umuryango w'ababikira b'umuryango mutagatifu, yitabye Imana mu kinyejana cya 19. Duhimbaza mutagatifu Suzanne wahowe Imana muri Palestina mu kinyejana cya 4. Ngiye kukugezaho bimwe mu byaranze amateka y'ubuzima bwa mutagatifu Janvier duhimbaza tariki ya 19 z'ukwezi kwa cyenda. Janvier yavukiye i Naples mu Butaliyani ahagana mu mwaka wa 270. Akaba akomoka mu muryango w'abatware bariho ku ngoma y'Abaromani icyo gihe. Yabaye umupadiri, nyuma aba umwepiskopi wa diyosezi ya Benevento mu Butaliyani mu mwaka wa 302. Igihe hatangiye itotezwa rikaze ry'abakristu ku ngoma y'umwami w'abami b'Abaromani witwaga Diocletien mu mwaka wa 303 na 304, babiri mu badiyakoni be uwitwaga Sosius na Proculus barafashwe barafungwa kimwe n'abandi bakristu benshi. Muri ayo makuba, Janvier nk'umwepiskopi wabo yahabaye intwari cyane, akomeza abakristu mu kwemera, arabigisha, abamara ubwoba, maze barushaho kwitagatifuza. Nyuma yo gufungwa igihe kinini, abo bakristu baje kurekurwa, maze Janvier abasanga aho bari ari kumwe n'undi mudiyakoni witwaga Festus, maze batura igitambo cy'Ukaristiya cyo gushimira Imana ibarokoye amenyo y'ababisha. Abo banzi ba Kiliziya barushijeho kumwanga cyane kubera icyo gikorwa yari amaze gukora, maze bamutegera ku muryango wa Kiliziya ngo bamufate misa irangiye. Misa irangiye yarasohotse, asanga ku muryango wa Kiliziya umuntu wari ufite ubumuga bw'igice cy'umubiri kidakora, ibyo bita mu gifaransa pararizi, maze uwo muntu Janvier aramukiza, amusigira n'ibyo yari afite nyuma y'uko kugira ngo ajye gufungwa. Mu byo yamusigiye harimo udukopo 2 yakoreshaga asoma misa, kamwe kajyamo divayi n'akandi kajyamo amazi. Utwo dukopo nitwo twaje gushyirwamo amaraso ye nyuma y'uko yicwa. Janvier yarafashwe arafungwa, bamugirira nabi bikomeye hamwe n'abo bari kumwe mu misa. Barambiwe babajyana muri stade biciragamo abakristu bakoresheje intare, ingwe n'impyisi zishonje zikabarya. Harimo bamwe mu bakristu izo nyamaswa zitaryaga nubwo zabaga zishonje, bikabera bamwe mu bishi babo impamvu yo kwemera no guhinduka. No kuri Janvier niko byagenze, izo nyamaswa barazibashumurije zanga kubarya, biviramo bamwe mu Baromani bari baje gushungera kwemera, barahinduka basaba kubatizwa na Janvier. Abishi babo babonye ko inyamaswa zanze kubarya, bamuca umutwe. Yishwe hamwe n'abandi bakristu 6, 4 muri bo bari abadiyakoni bashinzwe imirimo ya Kiliziya, abandi bakaba barabariki. Janvier yamamajwe cyane n'igitangaza cy'amaraso ye yashyizwe muri twa ducupa yasigiye umukristu yari yakijije mbere y'uko ajya gufungwa. Ayo maraso n'ubu ari muri Cathedrale Notre Dame de l'Assomption mu mujyi wa Naples mu Butaliyani. Ayo maraso iteka buri mwaka ku munsi yapfiriyeho tariki ya 19 z'ukwezi kwa cyenda, ayo maraso arashonga akaba amaraso mazima y'umuntu muzima. Kuva mu kinyejana cya 4 kugeza na n'ubu, abakristu benshi bagiye bakorera urugendo nyobokamana muri uwo mujyi wa Naples, muri Cathedrale Notre Dame de l'Assomption, aho ya maraso ya mutagatifu Janvier ari.
maze ku munsi ashongaho tariki ya 19 z'ukwezi kwa cyenda, ayo maraso agakiza abatari bake bahaje mu rugendo nyobokamana, akabakiza ubumuga n'uburwayi butandukanye. Ngubwo ubuzima bwa Mutagatifu Janvier. Umunsi mwiza ku bahimbaza abatagatifu b'uyu munsi, abitwa ba Janvier, abitwa ba Marie Emilia. Namwe mwari munteze amatwi, umunsi mwiza. Nari Padiri Janvier, naho ubutaha.